bakajya gukura ubuyayi Kigali ububoyi ubundi haba ikintu gikomeye cyane abantu badakunda kwitaho yuko haba ikintu cyo kubakoresha mu buraya muzabyumva byitwa bya doziyo mbiro ugasanga umuntu afite umugore ariko abakobwa nyine bakora mu bubari bakajya kubasambanya ndetse ibintu bimeze nko kubatwara ku ngufu. Mwiriwe neza, nitwa Rutabana Emmanuel, ngiye kubaha ikiganiro kijyanye n'amateka ya Jenoside ariko cyane cyane ndibanda ku byabiri hano ku Nyundo kuko nari mpari abantu bose bamaze gusoma twari kumwe ari abaturanyi bari abavandimwe bari inshuti ariko cyane cyane abaguye muri katedrale ubu twari kumwe rwose kuko nagize chance nkayisohokamo. Bigira umwami yaje no kubakira bamwe na bamwe arabubakira amazu y'ibigonyi yabaga hari inyuma ya katedrale ariko abenshi barongeye barahunga muri 73 ko habaye ibintu bibi cyane ndetse nawe Hayimana barahunga iyi petit seminaire ngo hari n'abari bayifashe bayihinduye nka college bikomeza bityo rero ivangura pe rishinga imizi haza ibintu byo byitwa ringaniza ry'amoko mu kazi mu mashuri kwiga byaga bikomeye imyanya koko yari mike y'amashuri ariko igasaranganywa nabi. Ejo Kayitesi yaza tubwira mukuru we watsinze wamushakira ibikoresho igihe cyo kwiga kigeze asanga bamuciyemo umurongo. Ibyo byabaye kuri benshi n'abatarabashaka kwiga. Ubwo rero abo muryango w'Abatutsi bakiga familiar na hariya iruhande rwa lycée hari abandi bakajya muri za serari ubundi bakajya gukura ubuyayi Kigali ububoyi ubundi haba ikintu gikomeye cyane abantu badakunda kwitaho yuko haba ikintu cyo kubakoresha mu buraya muzabyumva byitwa bya doziyo mbiro ugasanga umuntu afite umugore ariko abakobwa nyine bakora mu bubari bakajya kubasambanya ndetse ibintu bimeze nko kubatwara ku ngufu. Ibyo rero byarakomeje nge nizana mu Kayanza imyaka 8 sibinjya kuri Sanzare umwaka wa 9 kuva mu wa mbere byo baraduhagurutsaga Abatutsi Abahutu mwatinda guhaguruka akavango nakana n'Agatutsi ibyo byarabaye ndetse maze kwa mukuru byaje kuntangaza kuko habaga harimo n'abarimu abari mu kazi b'Abatutsi ariko bakaduhagurutsa ariko nyine uko ari uko byari bimeze ubwo barabikoraga hakaba duteramo icyo kintu cyo kwiheba cyo kwigunga uzikutazatsinda hafi ushobora kwiga ari muri Serayi ababishobora kajya muri Zaire bityo byarakomeje rero ntago mbitindamo cyane. Igihe rero nari nakomeritse bise biri kundya turi mu kiliziya ndani turyamye abakarangwa kukiye mu gitondo turababura baratuvuga ngo bagiye ariko nabo bagize ibyago baje kugwa mu nzira. Ubwo rero ku itariki ya mbere haje dabo intuza haje amakamyo yitabira yavuye dayihatse ebyiri zuzuye bari bavuye muri Nyabihu. Imwe yari twaye n'umuhungu tuzi namwe muzi abinaha ko yari zari kuri Sanzare twari nko mu myaka imwe cyangwa nandi imbere ho mwaka umwe cyangwa ibiri yitwaga Manuel twamwita Kabwana ntimumuzi buriya baramuzi ari atwaye imwe hazamo na ambulance mwumve nawe kujya kwica abantu akaza ambulance yo ku Gisenyi ku bitaro yitwaye n'umuhungu wo kwamvukiye wari muri Mahoko haza abasirikare n'abajandarume. Ubwo ngendera hari mu biro bya padiri hari imbere aho bavugiriza ingoma ndi kumwe na Tiberi na Virgile na muzehe utwita Franco n'umusirikare n'umukobwa witwa Jeannette wari mwiza w'umugorekazi. Tubabonye turihinda tuya mu kiliziya Jeannette atinda kuza guma aho ngaho niho bamwiciye. Akandi kantu nashaka kuvuga Jenoside isiga ingaruka nyinshi cyane nyinshi pe
nyinshi abantu bakiheba bakarwara ibyo bita depression bakagira agahinda gakabije ndetse batavurwa ukabona abantu bamwe pe byaranze babaye abasinzi kubera kwiheba yariyeguriye icupa ukabona abandi banze gushaka uko baravuga ati ndashaka abantu bapfuye ni bakeya hari n'abanze kwiga kubera kwiheba nyine ndiga se ngo bizagende biti ndarongora se ngo bizagende gute ndi Imana se ngo uzashimishe nde ubwo ibi byose tugira nabihaye Imana nubwo bakomeye ariko bibagiraho ingaruka zikomeye bakagira ku gahinda bakiba bakabura ibitotsi bakarwara n'izindi ndwara ibyo bita maladie psychosomatique bakarwara ibifu bihoraho bakarwara umutwe udakira bakagira intege nke umuntu agahora ubona ameze y'inkuba sinzi kandi ntacyo yanyoye ese ibintu byose bibaho hari n'abagerageza gushaka ariko ntibabashe kubyara kubera nyine babaye byabagezeho ingaruka cyane ese ni ibintu hari n'abafite rero ibikomere mwabonye Roza watanze uhamye ejo turi hariya mu seminari ibikomere bigaragara ibyo nyine iyo utabyivuje bihora bimurya buriya ni abantu bavuwe nabi yewe n'abagerageje kuvura nyuma ariko bihora bimurya habamo rero ikintu cyo kwisuzugura kujya hari n'abajya mu buraya hari abatukwemera nacyo ni ikintu gikomeye ni ingaruka kandi ukwemera nyine ubundi iyo ufite ukwemera ubasha gukora ubuzima ubasha kugendana nabyo muri uko guta icyizere rero abantu bananirwa gukora akavuga ati ninjya ucuruza ndahomba yanacuruza ibyo abonye akarikoresha nabi kubera nyine nta cyizere cy'ubuzima bafite ariko ibyo byose iyo ahuye n'abantu iyo ahuye n'umuryango umuba hafi agerageza kwiyubaka ubwo rero izo ni ingaruka ku muntu ku giti cye ariko hari n'ingaruka ku muryango imiryango yarashize hano ku Nyundo dufite imiryango itari munsi y'6 yazimye burundu dufite abantu bamugaye batari bakeya ariko hakaba n'ingaruka ku gihugu rero kuko uyu muntu apfuye nta maboko y'igihugu abagiye nta kindi azakora nta kindi kizamubeshaho igihugu nyine ubwo kiba kigendesheje iyo umuntu agize ukwiheba ntagatera intambwe ngo ajye imbere ariko ibyo byose mu gukira ibikomere ikintu cya mbere gikiza ibikomere ni ukuba uryama ugasinzira no kuba ufite umutekano ari nacyo duhora dushimira ubuyobozi bwacu tugashimira Perezida wa Repubulika warangaje imbere akaduha umutekano n'abafatanya bose mwarakoze cyane iyo umutekano hari rero none umuntu atangira gutekereza imishinga akabanza gutekereza udushinga duto twamuteza imbere agatekereza twakora tumubeshaho agatekereza kuzubaka urugo agatekereza bisa akora projet zose agatekereza kuziha Imana agatekereza uwari waretse ishuri akarisubiramo mbese handi hari mu mutwe ameze nk'ari icyobo kikagenda cyuzura ariko wuzuzamo icyizere cya cyizere wataye umuntu akagenda akigusubizamo gake gake ibyo rero bikorwa na sosiyete nyine bikorwa n'ubuyobozi bwiza ariko cyane bikorwa n'umuntu kuri hafi iyo umuntu kuri hafi akubwira ati komera ugeraho nyine ugakomera ukamererwa neza nibyo rero nshaka no kurangirizaho basaba rwose gukomeza gufatanya kumva wacitse ku icumu niyo agira ibyo bibazo ntuhite uvuga ngo uriya ngo byararangiye ngo yabaye umujura yabaye umusinzi yabaye ujye utekereza icyo kintu cyatewe n'iki ariko iyo umuryango umwegereye y'igihugu kimuhaye hafi nka kuriya twagize za farije zikarihira abana benshi bakiga ubu ntudafite akazi ka leta ashobora kukikorera ariko bigahera mu muryango bigahera mu baturanyi mukirinda imvugo mbi zasubiza abantu inyuma mukirinda kubatemera insina cyangwa iyo hene yari afite cyangwa iyo nka yari afite icyo gihe umuntu agenda atera imbere kandi ibibazo byose mvuze nubwo byibanda cyane ku bacitse ku icumu n'abandi bibageraho
iyo tutitonze bose bageraho, kuko n'abicanyi iyo batumara twese nabo bari kugeraho bakicana. Ikindi gikomeye mugomba kwitondera nuko ari gihe bihererekanywa, kandi bigahererekanywa umuntu atabishaka, ugasanga wowe wihagazeho wigize akagabo ariko umwana wawe aguye muri ibyo bibazo. Ariko iyo yigishwe neza, iyo afashijwe neza, abantu bageraho bagatera imbere. Ko hari n'igihe bigera kuri generasiyo ya gatatu, nukuvuga kubuzukuru no kubuzukuruza bikabagiraho ingaruka zikomeye. Icyo gihe rero abahanga nibwo baba bakwiye gukoramo ubushakashatsi bakareba ukuntu wafatanya. Ariko byose bihera kuba waryamye ugasinzira, bihera kuba wavuye hano wajya kureba gitifu akakwakira, bihera kuba wagiye kwa padiri ntagusubiza inyuma, bihera kuba wagiye muri RIB cyangwa ku mupolisi akakwakira. Kubera iki? Kubera umutekano waduhaye, kubera bya byiza turimo, ari byo mwese mbifuriza. Murakoze.